senkani n'inzu mbamo byonyine ariko mwana niho hazajya umuntu gusuzugura numva senkani mwana nukuntu ejo ndi baguhaye ijana ukihagara ushaka 500 senkani mani ni inzu yonyine se umuntu aba inzu yonyine ariko wende mu kanya wasanga hari buze babajama bacu bagiye baduha menshi mwana bara bajye badusinyira sheke ujye wabona abe kambarangira isoko hano mu kanya arakunywesha akakurisha akakuryamisha heza prudence hafo kandi akaguhejana none bireze biri ahubwo twakagakingirizo 500 sheke oya nagakingirizo kanyangura kukinira abimenya amana cyane ariko ngaduhagarare tubategereze hari anako nabonye ari agasenta keza tugereye ariko none njye mfite ikibazo ariko birihora ariko njyewe mfite ikibazo iyo nkubwiye 1 2 3 ngo wowe unyohereze ya mafaranga naguba wumva uko bimeze akasha ubu muri no minsi harimo umwana ufite se na nyina none njye urabizi bana ndumwe pe wanyohereza 500 nkareba ko narya none oya sha ukuvuga ngo eba nyene yumfumbata imvura nakuzi kwisigaye kwa cyane nyine bikore gutyo nyine nkuko tubivuga 500 aha oya nta kibazo pe sawa ubwabikore neza ekas ako mwana uribona ibintu tumaze imemesa hangaha n'abakiriya bacu twarabuze burundu ndabona nabuze none waje ubundi njye hari umukere ubundi tumaranye igihe yamaga amafaranga agaragara 200 500 sheke akayansinyira none ubu ndabona rwose namuhamagara arambwira ngo ari muri byinshi ari kubakisha afite inyubako runaka ari kubakisha ariko ndabona rwose rwaserera yaje pe ubuse shangiye mvuga iki sha umva noneho ubukene maze iminsi ndi wa mane buri kunkoni nge mane nge mbonye n'umuntu nk'ubita senkani nagenda wagenda senkani ni make bari kunyishyuza mu nzu bari kunsohora bari kugiki nubwo nabamuhayeho makeya ubundi oya umva nkubwire mbagira inama mane hano hari umutipe twe twavuganye ko none turi buhurira hangaha murumva arankubita desa uragura kan ndahita ngura ndanabaguriza mu makeya utazitesha agaciro ushaka senkani ukuri umukobwa usutyo ndaba nkukubise hejana wishura inzu ubundi ubuzima burenderera niba uba mu nzu irenze senkani urajya gufata 50 ubuzima burenderera yeshari biragoye urayafata ukagenda ukishyuraho makeya ndikazabuye okay noneho wagira ngo ngiye gusaba umugeni byanancanze njye no kwitahira ndabona rwose umunsi wabaye mubi oya ako ni muhumure mwana sinababwiye umujama wanjye ukunda kuza amake naya 200 udutwara ahantu mugisoza udutwara ahantu sibyo agaturu aka bitawako natanarangiza neza kitagwa 200 nuko gifata gose ekiriya karibu kriya bari mumeze mute ewe karibu semana ndawabibonye batubona utese leo
karibu kuri njye mwana wowe utaho rero gendekeza kayibonye rimwe ryonyine impamvu y'Imana reka nkubwire uzi ko wagira ngo Imana yaguhanze gutana kayibonye be noneho naho ngaho ubonye honyine ahandi ho ubwo se nangahera ibihumbi 500 byonyine 500 yonyine wananezerewe be turahuza pe ibihumbi 500 500 byonyine kuri kuhenda n'ukuntu bimeze fresh wabona ngahe ongera urebe ibihumbi 500 wabonye se wagabanye urashaka ko mangahe wanahembutse ndabona umeze neza uramangahe ariko ibihumbi 500 uri burye ukanywa ndanywa urumva wibuke gukoresha n'agacengerezo ibyo byose ntacyo bitwaye ibihumbi 500 nawe uramangahe se boss basize kangwe bitanu ala la 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 egana ni minute nukunza vuga yandi subiza ha yandi vuga yandi twumva urumva wowe turi reka nkuruhurire atabimeze bitemu uri muragorana da nta kibazo meze bitera jama cyane byasi ni 300 300 nubwo najya munsi yayo Amo y'Imana reka nkubwire naguha n'isambu ariko mama arahendara wowe se 500 nanjye ariko angahe 500 kagendera buri mabi nabe nabano bamaze gukura nawe wagateja kwe je mwana nyene n'injye ugezweho nyene nanjye uryoshye kubagurisha 500 se nago wayamba 500 si wacu tugacinga ko n'ubundi n'inzara yateye jewe nkaguha inote ya 100 ibihumbi 10 basi gera 30 Mungu gahe 30 30 urata barayatoragura ibihumbi 30 reka nguha 10 imara kuguha 10 noneho nanakumenyera ibyo kurya n'ibyo kunywa bose wanje rwose 30 oyasha ako si 10 reba inzara zonyine nyene kujya muri salo 10 ryanwa no kwidiringiro basi reka nkubwire ndanakugurira agasa sibyo agasara kwe kwimana reba ukuntu ukakubere ndakabona pe wakabonye ega urabyemera nakubonye wowe turashobokana ukuri kwimana turashoboka isa ikende ntwara n'iki tugendere kabwire twayipa mugo hari n'uburiri bunini ntago uryama hasi uraryama ku gitanda uri komba make agenda wongeza wagacari ukuri kwimana tugende pe ku 10 basi ndakongerera angahe turakabanyamuka ngambwira nyine reka tugende basi kurangahe sivyo oya turabivuganira yope ni magenda nyine bareke bagende ngereka ntabwo najya munsi ya 500 amafaranga atari hejuru y'ibihumbi 300 mana 300 niyo make ahubwo duhagare twetegereza bagatatu bari batubwiye ngo barabatuha sheke ya 500 mugisha nakamba ibyo nakubwiraga mko kuri kwimana ahaga urumva ni mu rugo wawe ugize ikibazo tugende urumva ibintu ni fresh ho yewe rero kubera ko n'imiryango isange nsigaye mbyibagirwa ubundi rimwe kabiri mba nageze iwacu none nyinjije mu muryango wanjye harya ni hano nambye ku muryango wa kabiri se ni hano sha karibu hano ni iwanjye urumva aha ni iwawe baze no kuri kwimana njyewe ndakica agatama k'Imana njyewe nakuzanye pe
yewe noneho navuze ati iki kibero bariya bose bari hari impamvu y'Imana urabaruta ijana ku ijana pe. Ego Ewe yororo ayo ufashe gukima mu y'Imana numva napfuye pe. Ego we ariko rero kuri ya gahunda sibyo nizere ko nabwo uri mwiza pe. ndi mwiza cyane. Ego ewe akurata buriya kuki nkumenye vuba ntakumenye kera. Oya nanjye biriya bintu mbigiyemo vuba. Urabona ubukene buriho rwose ibintu bimeze nabi, nanjye rero nyine nabonye kwirwa mu rugo byanze nabareka nje gutega rero ko nabona amaramuko. Uri tujahari Mutanje hariya nyine usabanye ko zirasari indaya ngo nahasanze. Urumva ntabwo nanjye rero ukuntu byangendekeye jewe kuva mu gitondo sibyo jewe nashakishije amafaranga ndayabura, noneho ndangije umubiri undiye ndavuganza n'umuntu duturana ibibazo, nubwo nawe rero ari ubwa mbere impamvu y'Imana ni byiza pe. Nyine kubera ari ubwa mbere twese turigishanya, nanjye ni ubwa mbere reka nkubwize ukuri nanjye byari ubwa mbere. Oya ahubwo urumva wowe wamfasha nyine nk'umuntu mukuru ukampa amafaranga kuko nyakeneye, ariko si ubwo rero ibintu ngiye gukora bwa mbere ntabiteguye nta nubwo mbizi uko biba bimeze, nta kuntu ahubwo wowe wamfasha ukampa amafaranga kubona n'ubuzima bumeze nabi. Noneho wowe ushatse kuvuga ngo uri umwana wo mu batambyi, nuse mu batambyi bambara gutya. No mu itora twebwe nyine itora ry'iwacu ntabwo barera ku myambarire cyane paka uri umwana wo mu batambyi. Ako niyo waba uri wo mu batambyi twaza tugatambana basi. Wenda nta kibazo uzaza iwacu ku rusengero. Oya apana mu rusengero nona tugiye gutambana. Njye nayo nguhaye icyifuzo cyanjye nyine nkawe imbabanyi. Gusi 10,000 ngiye kongera 12,000. Oya nako 2 byagiye mu isaha n'ukuri kw'Imana. 10,000 na 2 nakwemereye bikajya mu isaha. Noneho reka tubisengere Imana ibyeze, noneho aho mu batambyi wanyu ntacyo biri bwabe bimaze n'ukuri kw'Imana ariko pe. Ahubwo se nta kuntu twaba tubiretse wowe ukamfasha kuko mfite ikibazo cy'amafaranga. Urambwira ikibazo cy'amafaranga nanjye nazengerejwe hasi n'ukuri kw'Imana. Nyine reka tukore umuti basi pe. Njye ntabwo byashoboka noneho none se waruje kugira ngo ndebe gusa. Oya nyine njye narebaga uri umuntu mukuru naza nkagutura ibibazo byanjye ukanyumva ukagira icyo umfasha. Reka tubisengere. Hanyuma nitumara kubisengera. Mana yera waremye vino ukarema n'abanywi bayo, Mana ukarema abana beza nka gutya, mbabarira urumva uyu mwana ave kwizima yemere, noneho ubyeze nk'uko wahinduye amazi kuba vino, uyu mwana tumweze abe mushya nkanjye. Nabyejeje reka tubikore basi si byose. Wowe nta nubwo wumva nibwo bwa mbere tugiye kubikora. Oya ariko reka tubitunganye basi sibyo. Ubuse waje ngo basuhe umutako hano. Oya basi gerageza
rimwe nukuri kwimana ndakakubura amaye use none use ninde none kandi Rwanda sakwekwe karame sakwekwe mfarandirodi na waraje uzu muntu yabayimereye neza ako basi wamaye imwe Tony. Jena aje ngo mubwire ibibazo mfite binyemurire imbuta binyemurira nisokere. Ese se amafaranga yanjye yonyine. Musimba amafaranga twavuga. Ngera kubiye ko ubwa mbere ngiye kubikora. Shamanya yanjye nawe uragorana kandi nakwizeye pe. Yego nakwitabye nawe dore ko muzamusakuza narakaye na n'ibintu by'imikino birimo kuva na mbere hose. Uburaje nawe none. Urize se? Sani. Isahani. Isahani. Amaye ngata. Urakoze. Isene ziri he? Ndashaka ayo mafaranga agira vangende. Ariko ejo bundi narakubwiye ngo udufaranga ndatubona nje nifite n'ibibazo bose reka nkubwire Randiro njewe reka nkubwize ukuri hano mfite ibibazo by'ibigeragezo byinshi bishobora gutuma n'ababyeyi nabo baza hano. None se abo babyeyi ibyo binago bindeba ngiye cyo shaka ni sene ndashaka amafaranga. Nizo bite ko mba muri gutungana. Twe nawaraje pe. Naha yashiriye yanjye. Nizo bite. Ndakwishyuza. Nyine nuko byagenze. Nuko. Bakora imidenesi. Basi boss reka nkubwire sibyo suri Nyiribyondo. Situkwemera hano mu gipangu twese. Reka nkubwire ukuntu tugiye kubigenza sibyo umwana subwa mbere umubonye ahubwo se wamukuye wamukuye ko ruhinduranya hoshi cyo gise nje kwirwanaho boss kwirwanaho yego kwirwanaho no wamuguze se reka nkubwire rero reka tubikore kugira ngo birangire na mafaranga mfite nushaka unyice nayo mfite n'icumi nari mfite dore sheri wanjye agiye kuritwara ahubwo reka nkubwire akuntu sibyo wahazi urimo uraturimira reka nkubwire nakuntu sheri wajya hariya sibyo Randiro akaba kubitse niburi iminsi itatu yonyine imamu y'Imana jewe nabyemeye byabindi nabyemeye mereza ibyanjye ubundi nawe ajye kumvika Randiro nyine nabyemeye mereza ibyanjye nyine ari yaguha n'umukire oya wemeye yamereze ugiye kubikora sasa reka tureke ibyo bintu byose sasa we sohoka ngiye ninjire uko kwezi ngusonere. Oya boss reka nkubwire ntago wansohora gutya cyenye nuko imeze akose uno mwana bari notakorera mu Imana waribonye wakemeye amafaranga garubusa ariko se iko nakubwiye ni kuriya ntacyo ndenzaho hari ugusohoka mwinjira nkagusonera cyangwa sukamereza iki seneza aho ubugiye kumfatanya n'ibibazo nawe ibihe bibazo turi mu ya buri kanya sheri noneho iminsi 3 yonyine akuba ari amacupa mbona arambitse hariya yose oya amacupa yandirodi wibyitaho wowe ita kuri dirunje nawe dufitanye gahunda hari rero sohoka uvuga ngo uyu mwana mutware iminsi 3 amafaranga rumva ukureho hayumuha noneho nanjye nzaba maje kuyabona nge nayo muha kandi wowe yafite wowe yafite oya n'ibihumbi 10 byonyine kandi imamu y'Imana nabyo agiye kubitwara pe bimenye ibyo bihumbi 10 rero bimereze byumvikaneho bimereze ewe hanyuma ngire gute
ko urimo naninza vraiment we njira mu ntebe toka misi toka we katasi toka abo bosi wowe randiro kushinzwe ibintu bijyanye n'amazi kushinzwe ibintu byo kundarira mu urarya uranywa uragira utarasuragura mu nzu yanjye wowe urafata abana beza nk'abangabo nano umuntu akwitoka toka mushe uresuguranye ukanye bosi genda ewe sheri wasiwaze tugakora kamwe urakora kamwe utaranyishyura n'ayanjye ya mbere wanyine